Hello my people, mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza, nanjye ndumva meze neza. N'undi wumva atameze neza, Imana imukomeze kandi imucishemo. Nitwa Ashel, ngiye kubagezaho inkuru yagira icyo twigisha mu buzima, igatuma twitwara neza muri sosiyete, ikatugiraho ingaruka nziza natwe mu buzima bwacu bwa rusange muri byose. Inkuru ngiye kubagezaho nayise umuvumo wo kwigeranya n'abandi, niyo tayito yayo. Ni inkuru y'ubuzima bwa Kesi. Kesi yari umukobwa ufite ubwenge w'umuhanga cyane. Yarangije kaminuza afite amanota meza, ariko ntibyamuhesha akazi vuba. Yatangiye kubona bagenzi be babona akazi, abandi bajya hanze, abandi bashyigikirwa mu buryo butandukanye. Yatangiye kwibaza, ese njye nzira iki? Kuki bose bansize? Kuki njye ntacyo ngeraho? Iminsi yose yayimaze ari kwireba mu ndorerwamo y'abandi, aho kwireba mu ndorerwamo yo kuri kwe. Kesi muri we yatangiye kugira agahinda, atakaza icyizere. Yarebaga Instagram, Facebook n'izindi mbuga, akabona abandi barimo gutera imbere, bagura mu modoka, bagira ibirori, bakora mu mariage. We nta n'ifoto yashoboraga gushyira ku mbuga, kuko yumvaga ntacyo ashoboye. Umunsi umwe yabwiye inshuti ye ati, nta mpamvu yo kubaho. Iyo ndebye iby'abandi bagezeho, njye numva ntacyo ndicyo. Ariko inshuti ye yaramubwiye iti, Kesi, igihe cyawe si icy'abandi, wikibeshya. Ibyo ubona ni ibisanzwe. Abantu bakwereka ibyiza, ntabwo bakwereka ibindi bikomeye mu buzima bwabo. Ntabwo uzi ibyo bari gucamo. Niyo mpamvu ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo abandi bageze kuri iki, njye ntacyo nagezeho. Kesi yatangiye kwisubiramo, afata ikaramu n'urupapuro, yandika ibintu 5 yagezeho mu buzima bwe. Yaratunguwe cyane. Yize kaminuza, atiyishyuza umubyeyi n'umwe, yafashije barumuna be kwiga, yarokoye inshuti ye yari iri mu kaga, yari afite ubuzima bwiza n'amahoro, afite impano yo kwandika no gutanga inama. Ibyo byose byari ibintu biri mu buzima bwe, ariko ntabwo yabihaga umwanya ngo abirebe abone ko nawe afite ibintu bikomeye mu buzima bwe n'icyo amariye abandi. Yaracecetse cyane, aravuga ati, kuki narimo nigereranya n'abandi kandi mfite impano ntazi ko nshoboye? Kuki natangira urubuga rwanjye aho mvugira abandi banyuze aho nanyuze? Icyo gihe yahise atangira blog yitwa Ntacyo utakora igihe wishatse. Arandika, abantu baramukunda. Ubu ni umujyanama mu bijyanye no kwiyakira no kubaka icyizere. Isomo rikomeye ry'iyi nkuru: kwigeranya n'abandi ni umuvumo wica buhoro buhoro. Buri wese afite igihe cye, inzira ye n'ibihe bye. Ibyo abandi berekana si byose, bamenye ibyo bahanganye nabyo. Ushobora gutangira ejo ukagera kure kurusha abandi bari imbere yawe aka kanya. Umuntu wese iyo yirebye mu ndorerwamo ya mugenzi we, ntabwo ashobora kureba ibyo afite mu buzima bwe byose, kuko ashobora kuza akakwereka ibyiza mu buzima bwe, gusa ntabwo yakwereka ibintu byose acamo mu buzima bwe. Cyangwa nk'ibyo tubona kuri social media, ntabwo iteka byose biba ari ukuri,
kuko hari ukwereka ibyiza yanyuzemo ariko ntabwo akwereka ibyo yaciyemo bitari byiza. Rero nawe niyo mpamvu ntabwo ugomba gufeka ubuzima bwawe, ugomba kumenya ko ubuzima bwawe bufite agaciro kandi ari wowe ugomba kubugira gold, ukabugira bwiza cyane. Numara kwireba mu buzima bwawe ukamenya ko ugomba kubuha agaciro, icyo gihe ni cya gihe uzareba n'ibitagenda neza, nimba biri ku ruhande rwawe ukabikosora, niba ari ibintu bitameze neza udashobora guhindura ukiyakira cyangwa se ugasenga, kuko Imana ihindura byose. Rero ntabwo ugomba kureba mugenzi wawe ari uwo muri kumwe ngo umugire ishyari cyangwa se ngo tuvuga ngo ngewe nta kintu nageraho uriya yageze kuri ibi. Oya, wowe irebe, ahubwo uvuga ngo ubuzima bwanjye nawe uhindura bwiza gute, kuko nureba ku bya mugenzi wawe bizatuma ugira ibikomere bitume udatera imbere, bikwice bituma udatera imbere. Ariko wowe nuvuga ngo ngiye ngomba gutera imbere, uzatera imbere kuko uzabiharanira. Inama: wikwigereranya n'abandi kuko bizagusubiza inyuma, ntabwo bizatuma utera imbere. Ahubwo icyatuma utera imbere ni uko wakiga amasomo meza, ugahanga udushya, ugakora ibintu byiza, ukareba ibibazo abantu bafite ukabibyaza umusaruro, aho kugira ngo urebe ibigusenya gusa. Ugomba gutera imbere kandi nta wundi ubifitemo uruhare usibye wowe. Nutabigiramo uruhare nta wundi uzabigiramo uruhare, kuko nitwe dufite imbaraga zikomeye zo kugira ngo dutere imbere, tugire ibyo tugeraho, twumve tumeze neza muri twe. Ariko nujya kureba iby'abandi bikagukomeretsa bigatuma wumva utameze neza muri wowe, ntacyo bizagufasha. Mwakoze kubana nanjye, ndabashimiye cyane kandi mukomeze mukore subscribe, comment, like, munasharinga inshuti zanyu nazo zize twigana amasomo. Umuntu wese uri kunshyigikira ndamushimiye, kandi ikiganiro wakirebye kugeza ku musozo ndamushimiye, kandi abizi neza ntabwo cyabura icyo kimwigisha. Mwakoze cyane.